Namasemura mwambaye neza cyane rwose mwaberewe nta muntu wanga muwanisha haramuri sawe yambaye ibara kashimire abayobozi b'itorero shimire na pasiteri wayakiriye kugira ngo tubashe kujyana muri gahunda nziza umwanya yatwemereye Imana ibahe umugisha. Hano hari abubatsi ngo bahari niyo bahari bahaguruke. Ibyo se bisaba umuntu ko abanza kubitekerezaho nk'imibiri yabo. Ukunda umugore we burya aba yikunda. Ni amagambo asobanutse neza. Mukunde ni itegeko iri mu mbundo ubazi Kinyarwanda. Ubwo rero nta bindi nta gukebakewe. Harabona neza ko nabanza kubitekerezaho ariko ni itegeko. Bagabo nabifuza kuzabaho mukunde abagore banyu nk'uko mukunda imibiri yanyu, cyangwa se nk'uko mwikunda mwebwe ubwanyu. Hari impamvu yateye Imana gutanga itegeko. Itangiriro igice cya 2 ndagaruka igihe Imana yari maze kurema Adamu, yamuhaye uburenganzira bwo kujya kwita ibyaremwe byose amazina, kandi Adamu agiye kubyita amazina ariko yabyita akabona ikigabo n'ikigore. Adamu nibwo yarakiremwa, muri we nta gitekerezo cy'umugore cyari kirimo, ariko kube bitewe n'uko yarimo yita amazina ibyaremwe ikigabo n'ikigore, biratubwira ngo amazina yabyise niyo bifite na bugingo n'ubu. Igitekerezo kije muri Adamu cyangwa kukigewe n'abandi jyenyine, Imana ibona kare ijya gusubiza Adamu. Mu gutanga igisubizo Imana yagaragajemo urukundo yari kuza Adamu cyane, kandi Adamu ntiyaviramo aho. Igihe dusoma mu Roma 21 igice cya 2 cy'itangiriro uratubwira uti Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu udishura, arasinzira umukuramo urubavu. Uwiteka Imana urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore imushyira uwo muntu. Maze Adamu abonye Eva aravuga ati uyu ni igufwa ry'amagufwa yanjye n'akara k'umara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe umugabo. Icyo gituma umuntu azasika se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Namaze igihe kirekire ntarabasha gusobanukirwa n'ijambo ryitwa akaramata. Mu gihe rero ndivuga nzirikana yuko hari abandi bashobora kuba baratumvaga nabi nkanjye, ariko burya akaramata biva ku magambo abiri. Ubura umuntu afite burimo imigabane ibiri. Harimo urura runini, hakabamo n'urura ruto rwitwa urura rw'amata. Muri kumva? None itegeko rikaza rikavuga ngo nicyo gituma umuntu wese, umuhungu azava iwabo n'umukobwa azava iwabo, bombi babane akaramata. Muri kumva? Rwanda rw'amata ruri muri wowe ntushobora kurusohora nko kurujugunya. Byagukundira nubigerageza rero uzagupfuye, ruzapfa ariko nawe uzapfuye. Mukwiye kubana akaramata. Itegeko rya 2 turisanga mu Efeso n'ubundi igice cya 5:22
mugandukire abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu. Nagize umugisha wo kuganira n'aba bombi, ariko ndashaka kwibutsa abagize amahirwe yo kuzana n'abatayagize, mugandukire abagabo banyu igihe icyo ari cyo cyose batabategeka kwica itegeko ry'Imana. Sibyo jambo ryumvikana neza? Kuganduka mu zindi ndimi nko mu Gifaransa hari bacyumva bakoresha ijambo ryiza cyane, soumettez-vous à vos maris. Rero kugira ngo ushyire mu Kinyarwanda bize koroha ntabwo bizi neza, ariko ngiye kugerageza. Kwisumeta ni ukuvuga ngo nta gikorwa na kimwe wakora utabanje kumbaza. Birumvikana? Ntabwo birumvikana neza. Ni ukuvuga ngo imirimo yanjye yose nkwiye kuyikora ni munsi y'ububasha bwawe, kuko munsi y'umutwe n'ibindi bice byinshi biri. Nibyo ijosi riri munsi y'umutwe, hariya umutima uri munsi y'umutwe, n'ibihaha biri munsi y'umutwe, amaboko akora ari munsi y'umutwe, amaguru agenda ari munsi y'umutwe. Claudina, niba amaguru yawe agenda yajyaga yihuta cyane ntabwo usabye, noneho igihe kirageze amaguru uzayategeke yuko ahari aho agomba kubanza gusaba uruhushya. Birumvikana n'abandi batari Claudina cyangwa basa nawe. Uyu munsi ntabwo mfite ubuyobozi bwinshi, ariko ndashaka kubaha itegeko rya gatatu. Mu murongo twabanje 25 mugabane wawe wa kabiri atubwira ngo yuko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Niko abagabo kugeza n'aho babitangira. Ariko mu muco wacu wa Kinyarwanda ho burya birasanzwe. Mbere yuko twaba Kristo twari Abanyarwanda, nibyo? Hari umuntu n'inde urara ku rwuriro. Ninde? Bivuga iki? Bivuga iki? Mukwara gusa n'imanye icyo bivuga se? Ntabwo byemeye. Hari impamvu ituma rero ugomba kurara ku rwuriro, ni ukugira ngo wuzuze itegeko. Kandi umugeni mu ushaje, umugeni ukuze uri hano nasakuze, umuntu uriye Simeon, umuntu uriye yabisaburize. Impamvu burya mu Kinyarwanda ariko bigenda, uba wiyemeje kuba umuzamu w'urayifuri, nibyo? Kugira ngo nyagira igikoma uze gutera intambwe mbere. Ubwo rero ukuvuga ngo ni byiza no gukubita kirakubita, ni wowe uri gusakirana nacyo mbere. Ntabwo rero muto wacu w'Abanyarwanda uri kure cyane y'ibyanditswe byera, uri hafi. Hanyuma se yavuze ati gakiza ni kari kure yayo, karaho ushobora kurambura akaboko ukageza. Itegeko rya gatatu ni iri. Igihe Bibiliya iturangiye ko umugabo akwiriye kumera na Kristo, murabyumva? Ni uko Kristo arabashije kwitangira umugore we. Igihe biri kuvuga umugore bivuga itorero. Mu itegeko rya gatatu icyo dusangamo n'amasinagoge bibabwiye, ni uko mu itegeko rya gatatu tugaragarizwa yuko Kristo ari we mukwe uyu munsi Damascene ahagaze aha ngaha ashushanya. Kandi itegeko rya gatatu rikatwereka yuko Claudine Abuke ahagarariye itorero ryose. Ye nawe kugira ngo umusabano wawe, umusabano Claudine yagiye akomeza kugirana na Damascene, uyu munsi itegeko rikaba
ubwami bw'Imana kandi basabira izina rya Yesu. Hari impamvu afite ya Claudine Imana ibamugisha avuga ati kugeza uyu mwanya ntayo mbona. Claudine hari ifite ati ntayo mbona, tugomba gusezerana byanze bikunze. Icyakora turi kumwe n'abantu benshi, hari igihe hari abantu hanuka n'urunturuntu n'abakazitereyemo bakaza n'inkorashyano zikaba zihari, rimwe na rimwe bibaho. Umwe mwabo nawe waba hari ari nk'akazitereyemo akaba yavuga ati sinifuza ko amasezerano akomeza, yahaguruka maze tukamuha mikoro nawe. Ntababonetse aba ariko azabura rero muri uru rugo by'iteka ryose. Reka dusabe Damascene yakire ino Bibiliya maze uhindukire urebe hano noneho. Muhereze Bibiliya noneho uzamura akaboko kawe maze amasezerano ufite hano. Yewe Uwitondera Damascene sezeranye imbere y'Imana ihoraho n'imbere y'abahamya bangana batya ko wowe Musabye Mariya Claudine uhereye uyu munsi wajyanye ngo umbere umugore w'isezerano, nanjye nkakubera umugabo w'indahemuka. Nzajya ngukunda, nzajya nguhumuriza, nzajya nguhesha icyubahiro kigukwiye, nzajya ngukunda ukundwakazi, uri muzima cyangwa urwaye, dukize cyangwa dukene, tumerewe neza cyangwa tumerewe nabi, tubyaye cyangwa tutabyaye. Musezeranye ko nta wundi mugore uzigera nguharika igihe twembi tuzaba tukiriho, nk'uko itegeko ry'Imana riri, tuzabana iteka, kandi musezeranye ko ntazigera hejuru uwukunda. Bavuga ngo iki? Maze noneho uyu mutima wari uwawe gusa ndumva wawugushyikiriza. Hanyuma Claudine bimeze bite? Wamushimira hari icyo wumviseho? Murakoze. Nanjye twese musezera murakoze. Zamuye akaboko kawe. Ngewe Musabye Mariya Claudine nsezeranye imbere y'Imana ihoraho n'imbere y'abahamya bangana batya ko wowe uyu munsi ujyanye ngo umbere umugore usezerana, nanjye umbere umugore w'indahemuka. Nzajya ngukunda, nzajya nguhumuriza, nzajya nguhesha icyubahiro kigukwiriye, nzajya ngukunda ukundwakaze, uri muzima cyangwa urwaye, dukize cyangwa dukennye, tumerewe neza cyangwa tumerewe nabi, tubyaye cyangwa tutabyaye. Dusezeranye ko nta wundi mugabo uzigera nguharika igihe twembi tuzaba tukiriho, nk'uko itegeko ry'Imana riri. Tuzabana iteka, kandi dusezeranye ko azigera ntibibuka kumukunda. Bavuga ngo ikira? Ayo masezerano turayakiriye. Ndayishimiye cyane. Murakoze cyane. Reka noneho amasezerano yanyu murayagumana, maze dufate umwanya wundi usigaye mwerekanye bya biganza mwazamuye hejuru. Nanjye Pastor Nyumugabo Jean Bosco mbereka kandi n'ubuyobozi bw'igihugu bukabinyemerera, guhera uyu mwanya nkamije ko Damascene yabaye umugabo w'isezerano wa Claudine, kandi guhera uyu mwanya nkamije ko Claudine yabaye umugore w'isezerano wa Damascene. Nk'uko ijambo ry'Imana riri, icy'Imana iteranyije hamwe ntihakagire ugitandukanye. Basezeranyije rero, ndasaba rero ba bandi bagize amahirwe yo kuba bicaranye ko nabo bahana ibiganza nk'ibi, kandi nkanasaba n'abatagize uwo mugisha uyu munsi ngo bongere gutekereza neza uburyo basubiramo amasezerano
kubo bubakanye ingo. Data wa twese, umuremyi, umucunguzi wacu, ucishije bugufi muri uyu mwanya twese uko turi aha ngaha, ikuzo n'icyubahiro byawe iteka ryose. Dufite amashimwe menshi mu mitima yacu, atari uko turi gusoza umwaka wa 2012 gusa nk'uko mu gihugu biri, nk'uko ku isi yose biri, ahubwo tunaneshejwe n'uko twagira ubuntu uyu munsi tukagira umugisha wo kuza mu ngoro yawe kubw'impamvu y'aba bombi bamaze gushyingiranwa, Damascene na Claudine. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mwami Imana ishobora byose, wari ubizi neza ko mu mikurire yabo uyu munsi uzagera bakaba umwe. Niyo mpamvu dupfukamishijwe no kubasabira imigisha kuri wowe. Umwuka wabyemeye uduhana umugisha nabo kuzana ubwami bwawe. Damascene yabaye umugabo kandi Claudine abaye umugore. Tubasaba umugisha wo kuzororoka, uzabaha amahirwe yo kubyara abahungu n'abakobwa, bazabyara abakobwa n'abahungu, kandi Uwiteka bazabarerere kuzana ubwami bwawe. Mu nzu yabo hazabonekemo ibyo kurya, uzabaha imigisha mu mirima yabo, uzabaha imigisha mu mirimo bazakora ya buri munsi, kandi Uwiteka uzabahere umugisha ku miryango yabo, uzabahere umugisha ku baturanyi babo, uzabahere umugisha iburyo n'ibumoso. Turabasabira imigisha yose ukwiriye, kubera ko hari ibasha kunezeza abana b'abantu, ariko cyane turanabasabira kugira ngo bazara ubwami bwawe. Mu rugo rwabo ugwizemo amahoro, kandi umutekano uganze iwabo mu rugo. Uwiteka Mwuka wawe abe mu ntekerezo zabo, maze uko bazahumeka bizajye bigengwa no gushaka kwawe. Uyu munsi tukamishijwe no kubasabira imigisha yose, tutirengagije imiryango iri aha ngaha, ngo wongere kuvugurura amasezerano yayo, kandi Uwiteka abafitanye ibibazo ubashe kubaha uburyo bwo kubikemura, kuko uri byose wabere byose mu macumbi yabo. Tukweretse itorero ryawe muri iyi minsi rigereranwa n'umugeni ugomba kwitegura. Ubwo umukwe we yiteguye, ugiye kwitegura bishyizeho, ubwo iminsi urushaho kuba bibi niwerekanwa, abageni bawe kuzatungurwa, ahubwo tuzaragana ubwami bwawe. Uwiteka urakoze ku bw'aya masezerano, urakoze ku bw'iyi migisha ugiye gutanga mu icumbi. Ntabwo twirengagije akaga Satani yazanye, turagusaba ngo Uwiteka, yaba urugo rwa Damascene turi kumwe narwo hano, yaba ingo zubatswe kera ziri aha ngaha, ngo Uwiteka abagenzwa n'inkuru mbi, abagenzwa n'amagambo mabi asenya, ngo Uwiteka ubashyitsi ubamagane mu izina rya Yesu. Be kuzabona umwanya wose wose ugenda ugana izi ngo, kandi by'umwihariko urugo abo bantu turagusaba ngo babatsindire uko ubibashije, n'ibyo ngibyo uzabibashoborere. Urakoze ko twumvise, reka gushaka kwawe kumwe gutoranya intore zose zara ubwami bwawe. Uwiteka umugisha ngo tubugusabye, uduhe n'amahirwe yo gukomeza kugutegereza kwihanganye, ngo niwerekana tuzabane nabo mu bwami bwawe. Tubigusabye mu izina rya Yesu. Abereke umugeni we, kandi namwe murushaho kumwishimira. Bavuga ngo iki? Ni bangahe banezezwa n'uyu muryango mushya kandi bakaba Imana ibahogisha. Barakoze cyane. Mu mwanya twaba tubona ingo zubatse, tubakiriye twese hamwe, ariko nagira ngo nsabe noneho imiryango yubatse kugira ngo dufashe kwakira umuryango mushya dufite mu itorero ndetse no ku isi yose.
Jamani hao. Ntabwo mushaka se kurakira. Murakoze cyane Imana ibahe. Murakoze cyane sabe gasoro ne nakwiga rero bigire hino murakoze ibenene murakoze cyane twagize umugisha ko murangije icyiciro cy'umusore kandi mwaracyitwayemo neza, niyo mpamvu mubona imbaga y'abantu bose bari aha yazanywe mwe nta munezero mubifitiye, nimushaka mubahe amashyi barakoze. Murakoze cyane Imana ibahe umugisha. Abantu batuye mu mujyi rero barabizi, iyo umaze kugura ikibanza wihutira gushyiraho borune kugira ngo kibe byemejwe yuko ari icyawe, sibyo? Hari ibibanza byaguzwe aha ngaha, twagira ngo Damascene dufashe gushyiraho za borune maze hatazagira abandi batekereza ko ibibanza ari ibyabo. umukozi wanjye nkunda yabaye impeta imisozi yo kubona kandi zamurikiza ko nawe mufitanye ikiganiro. Banga wiki Robi girasora yiturwi niba ubibasha ndabumureti, ariko niba ubibasha nawe ukore mwibyo bagukorera. Mugabo mwiza mpaye impeta ikimenyetso cy'urukundo hagati Basabe se muvuga amen. Uwiteka barebe neza, Uwiteka azabane namwe, Uwiteka azabaha amahoro mu rugo rwanyu, none iteka ryose tubasabe mu izina rya Yesu. Tugiye kugera ku musozo. Muzi ko mbere twishiye mbere y'abasore bacu cyangwa se y'abageni, none tugiye kubigenza dutya. Abageni bacu nibo bagiye kuturangaza imbere, abari hano imbere ku ruhimbi, ndetse hakurikireho n'ababambariye, nyuma abandi babasha guca muri iyi miryango y'uburyo n'ibumoso. Abasohoka mwe mwitoze gatoya, maze kandi n'amafoto arafatirwa hariya imbere mu buryo bushoboka bwose. Hari abantu kandi twerekanye n'abavandimwe n'abataye ubukwe, murebe umwana wanyu yabaye ndetse munezezwe n'umuco mwiza agaragaje mu muryango wanyu. Maze rero bityo reka tubasabe ko mwareze neza muzagumane
n'abandi babera isomo bazakurikiza. Mwarakoze cyane, Imana ibahe. Ubu aba bantu baje aha ngaha kubera igikorwa cyiza mwakoze. Mwareze neza kandi Claudine atanze umucyo mu itorero no mu muryango. Twabasabaga rero ngo ako kaboko mukagumane, maze tugasaba Imana ngo irahere umugisha ibyo mwakoze, mukomeze gutegura n'ibisigaye. Imana ibahe umugisha. Reka gahunda umuyobozi yari amaze kuturangira tubarizo dukurikiza. Reka tubigenze bityo dusaba abageni bacu bigira ijuru, maze abari hano imbere tubajye inyuma, abandi musohokere hano. Ariko tugumye kugira ituze nk'uko twatangiye basaba ituze. Turi mu nzu y'Imana, ntabwo turi isoko. Urukundo ni impano nziza yakomotse ku
ikibondo cye muri we dufite